Reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze kuri Kigali Buy and Sell. Nk'ibisanzwe mumaze kumenyera ko tubagezaho properties, iyo atari inzu igurishwa ziba ari inzu zikodeshwa, zaba zirimo ibikoresho ndetse zaba zitarimo. Ubu rero uyu munsi nabagereye Kibagabaga, ahantu heza cyane muri quartier nziza ya Village mukunda, hano hafi no ku Rwibutso. Ni ahantu heza cyane mbazaniye no apartment muri kubona ku maso yanyu iri gucaho. Ni apartment nziza cyane ariko nizazi dukunda kwita fully furnished, zimwe ziba zirimo ibikoresho. Ndagira ngo nitugeramo imbere muraza kwihera ijisho, murabona ibikoresho birimo uburyo bibe ari byiza. Ariko uhereye nawe inyuma yewe urabona ko ari umuturirwa mwiza, ni inzu nziza, ni nshyashya, ni bwituzura. Ubwo ndimo ndiganirira cyane cyane n'abadiaspora kubera ko sama yageze, muze mubukinge ku bashaka ariko 2 bedrooms. Nababwira ko izi turi ahangaha turi ibyumba bibiri turi gukodesha amadolari 900. Urumva ko mu by'ukuri zifite discount par rapport ya Kibagabaga, izindi ziba zikodeshwa amadolari 1000. Ibi nibwo gitangira aravuze ati reka mbanze nshyire ku giciro gitoya, mbanze nubaka ikintu cya clientele. Urumva ko ari ibintu byiza, nanjye rero mba nahababereye. Reka no gutinda hanze twinjirane mu nzu, aho tugera muri salo niho duhingukira, ngira ngo murabibona. Ni salo nziza irimo intebe zihagije, ariko ngera kunze kubona ari na salo yisanzuye, ubona ko mu by'ukuri amadolari yawe 900 ku kwezi. Erega nta nubwo twakanga n'umuntu uza agafata long term, nabwo byakunda nta kibazo ukaba wayituramo, ukorera mu mujyi, ukorera hehe. Na apartment nziza iri hafi, ariko ubwisanzure bwo muri salo, yaba intebe, yaba televiziyo, yaba amarido agiye arimo ndetse na parafimo, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Dutinda rero, murabizi ko ibikoresho byose bibagezaho ahangaha muri salle à manger. Murabona mu intebe nziza cyane zifite imyanya myiza, nazo zisanzuye. Ibikoresho byose biri aha, ibikoresho bishyashya, nta muntu uraryamamo. Twava ahangaha twakinjirana mu gice cy'igikoni, urasangamo ibikoresho byose nka firigo, micro-onde, buriya n'amasafuriya arimo ndetse n'amasahani. Uri nukozana imyenda uza gusa uryama, ukwezi kwashira ukigendera, cyangwa se washaka ukaniyongeza, ni karibu rwose. Ubwo rero tuvuye kuri icyo gice, reka twinjirane mu byumba byacu. Urabona ko bifite ibyumba bishashe neza, ariko nyine nakunze ama espace bifite. Urabona ko ari ibitanda binini bya 2x2 ndetse bisagura n'imyanya ku ruhande. Urabona ko ni ibitanda byiza bisa neza, amakuvureri meza, yewe urabona ko ari ibintu biteguye bisetinze. Ubwo kandi amadushe yo nayo yagezeho, usanga ari amadushe meza cyane, arimo ibikoresho byose nka shower ndetse naho gukarabira nka lavabo ndetse na toilette. Urabona ko ari ibintu byiza, wajya no ku tubati. Iyi nzu igucitse byambabaza. Ni hano Kibagabaga iherereye, hano munsi y'Urwibutso. Ni ahantu heza cyane, abantu barahakunda. Kibagabaga, nyamuneka nuhagera ukampamagara, nzaza nkwereka iyi nzu. Ni apartment nziza cyane yo gukodeshwa. Reka nkwibutse, ni 2 bedrooms. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ibyumba bibiri nyine, na salo na salle à manger n'igikoni mu nzu, ndetse n'amadushe abiri. Harimo n'amagariderobe n'ibintu byose, wifi, hot water, ibintu byose. Mu by'ukuri ngwino tugutuze, cyangwa se tuguhe igihe gitoya, nyamara ube utuye muri quartier nziza. Mpamya ko ngewe ari iya mbere mu Rwanda. Reka ngushimire wowe twabanye nkugezaho ano makuru no apartment nakuzaniye. Amahoro y'Imana agumiza abane nawe. Ushobora kwagira kutuvugisha, utakunda iyi ngiyi tukakujyana n'ahandi, na za Kagarama ziba ziriyo, na za Nyarutarama, na za hehe, hose turahabagerera kugira ngo tubafashe. Reka mbasezere rero, amahoro y'Imana agumize abane nawe.